kinini njye nyine abazimu barara bamfata umunsi umwe uzareke nze nkuraze nako nkirareho umva sinongera kubisubiramo mbona purake zawe ibyo bari kukubwira ihute ukora ikintu kiragusa sheri nukuri urakoze umva wiyame toka cacana sinjya nkorerwa ibikora iki sinjya ndira inyama gutukura sheri wanyumvise ubusaha nawe barahansambanyirije ndavuze ngo iyo sura yawe yagize agaciro mu gihe wari ugifite agaciro muri uru rugo ukiri mutima w'urugo ufite umutima nk'uwifuka toka kure nakoze ikizi bakango ese buri muzahezwa hanze imbwa n'abasambanye n'ibiroso oya ugomba kubikunda kuko akazi nakambere sheri erega sheri reka mubwire akazi nakambere ariko n'umuryango ukenewe none se umuryango ni ngombwa sibyo se ariko n'icyo uzanye mu muryango biba ari ngombwa sibyo se zagaruka vuba ibyo bintu uvuga ni biki ubundi ntabwo twari tubayeho ariko kubaho biba bitandukanye ari uburyo uba uri hari kubayeho nabi nkuba ari ibyo wambaza bitewe n'ubushobozi dufite nkabibona bigoye sawa nugenda ubwo nyine uhacyana amafaranga uha agaciro cyane amafaranga ntabwo wereza umuryango agaciro umuryango ngiyemo ni uwo gushaka amafaranga ariko uwo ngusizemo n'ubundi nzi yuko inshingano ari izanjye sheri wigira ikibazo witinya sibyo ngomba kurwanirira urugo kandi n'igihugu kiba kinkeneye buri munsi akazi none uba ushaka ko buri munsi ubushomeri cyane mba ngukeneye ntabwo amafaranga ariyo ngombwa siyo naje nje gushaka muri uru rugo none uba ushaka iki kamwihore genda ujya mu kazi ariko njye wumve ko bitandimo ntabwo bindimo pe ikibazo ufite ni ikihe ntabwo umereza umwanya ngo twicare tuganire hano tuba tugukeneye none se kungenera bivuga kwirirwa ndyamye hano hari ibintu byose narabishatse urabizi televiziyo irahari ntabwo ujya uyireba bonoma narayiguze kadogo arahari ibyo kurya birahari unshinja iki kwera televiziyo ni umugabo kadogo ntago ahari ufite ubwoba bw'iki nimuzajya mushaka gusohoka ujye umpamagara mugende nta kibazo noneho kadogo azasigara akora ibyo wamureraga bihe inshingano zanjye nziza nzubahirije ibyo kurya uzabibona ahubwo umva ikindi izo nkoko ariya magi mukomeze mujye muri ku isoko kandi umusaruro ntuzabe muke mujye mujya gufata ntukajya ufata ibintu by'urugo rwawe ngo ubimpirikiraho ngo akazi wese wawe n'urwawe n'urwanjye kandi wibuke ko turi mu gihugu n'igihugu kidukeneye ziriya mu nzu byari ngombwa ko njya kuzakira mujye gufata ibiryo by'inkoko aho dusanzwe tubifata inkoko ntizizasubira inyuma ndagusabye ahubwo gutyo ukuntu inzu imodoka iri hanze irantegereje none se ubwo uragiye naho ngejeje se ese ushaka nkora iki kandi erega jya umenya ko ikigira umuntu umugabo atari icyo akuye mu rugo ahubwo ari icyo azanye mu rugo zanira ibage hariya mbona ni meza nta n'ikintu kiriho imeza Izayi Binone ikibazo ugira ni iki ni ukuri ko Imana nta kibazo mfite none se uko wampamagaye ngo nze ngenda ryiye ni ukubera ko nari maze iminsi nguhereza ibiryo ubundi ntubirye mbishyize hano ku meza ni gutekereza ko nakumenyeshaga nyine kugira ngo umenye ngo urabirya cyangwa ntabwo uri bubirye nyine mbona nawe uritesha umutwe ngaho nzanire ibiryo ndye yego
ese Isayi ko numva ziranga ko zirimo zirasakuza cyane ntabwo wazigaburiye maze kuzihereza ibiryo bicana ko ntabwo zirabona amazi zazikiri no kubirwanira nese ahantu ko numva washyushye ntabwo wageze ufungura vandarateri kaza mbikora mabusha urajya ukora ikintu cyose nkwibukije oya no kuri kwimana cyane akoze baragwira shaka koza urugo njyana nigenda ndeba nkabona ari utwana n'udahari agarura aho ngaho mbanze uri buze gutegura imeza ukarangiza ryari erega wari umaze iminsi utarya foke ukwayo isahani ukwayo isororo ukwayo mayoneze ukwayo ese ndabivangavanga koko sinzi ikibazo ufite mu mutwe wawe kandi iri kosa niyongera kurikora ukampamagara ngo nze njye utarategura imeza njye nawe ntabwo tuzakiranura ngaho mbabarira mabusha sibyo ni ibiryo ngende njya kwiryamira ariko mabusha ko tayari uri amafoke mu ntoki hakundi ugira umuco cyane ntawe ugira ko ndawugira nk'akantu ngende no kumva hanashyushye cyane sinzi ikibazo gihari none se ko nzi ko watetse ibintu byinshi aya masororo abiri niyo arimo ibiryo ngiye kurya ese ninde wakwigishije gupfundikira amasorori gutya niko iwanyu mu cyaro bayapfundikira ndabona ibyawe ntazabivamo rwose inyama zitetse ute ziratogosheje cyangwa zirakaranze umusoro cyashyushye arashyushye ifiriti irashyushye arashyushye ni ukuri ndabona ibyawe ntabivamo ugiye se arura ibiryo unzanire mu cyumba kandi ushyiraho mayoneze nyinshi n'agasosi ntugire inyama ushyiraho n'umuceri mukeya zitetse neza ni ukuri nzanira ibiryo mu cyumba ntabwo mu kinyarwanda ndi gukoresha zitetse neza mbabara ukarya ku nyama nta nyama nshaka ngaho mbabarira urya ku nyama natetse gusa mbabarira sibyo nta nyama ndi gushaka ifiriti gusa iyo bari kubizana mu cyumba kandi ndibutsa mabusha ifiriti umuceri n'akamayoneze sawa watinze Isayi wari uje mu biki ndimo ndagutegurira ibiryo neza nuko nagura ibiryo neza ko nta sosi se wasizeho isosi nabonye atari ngombwa reka nzajya nkwitaho yego bikomeye cyane ngozana rerisha nta kibazo umuje none uyisetse utanumva nezerewe cyadanje ariko Isayi unshimisha rwose yamushimisha umva nzahera mu gitondo kugera nimugoroba ngushimisha atetse neza uno munsi ndi ikidanje reka wari wowe Yesu urumva nageze ibiryo hano ntarabiryaho ariko watinze kungabura uno munsi n'umwe ndi gushaka ukumbura ibiryo yego nari maze iminsi mbona wapi nta kigenda ariko mabusha arabizi ubundi kera umubu wari igisiga kubera kurya kunywa utarya ugenda umubu niyo mpamvu nagutegura utuntu kugira ngo urye muri iyi minsi ariko nubwo bimeze bityo bureze ibiryo birakonje nubwo watetse neza natinze nyine ntukajya witaho ibintu ukuntu
Yangwanagura ubundi wowe. kandi yezaye njya mbona uzankoresha amakosa. Amakosa se njye ntubizi ko ndi inosa. Sigatinyuka ukaza no kuribwa shobuja ukicara. Ariko niwo wambwiye ngo mbizane hano. Ese ko nakubunza n'ibiryo nakubuza ucara ku buriri bwa shobuja. Nyine ako nta nubwo ari amakosa. Baza nka shobuja yagusanze. Ako nayimuzaniye ibiryo ndi kukwitaho. Ese ibiryo ko byakonje cyane wari uri mu biki? Naje cyagihe naje nihuse nyine byara ku muryango nsanga uri kwambura nyine nsubirayo ariko wambonye ndimo nambura nabyumvishe ariko nsubirayo ariko nabiketse wumvishe ndimo ndambura wabiketse wabibonye nabiketse gusa ntago nakubonye wabiketse wabyumvishe wabibonye nabiketse ujya nshimisha rwose wishimisha ese ko mbona usa nk'umuntu ufite utuntu tw'utugamba twinshiriza ye twanakubwiye ko mabuja ubu kimwe gitanda cyose ujya ukiraraho wenyine uko nari kinini njyewe nkiraye njyenyine abazimu barara bamfata umunsi umwe uzareke nze nkuraze nako nkirareho uzi undaze hano ku gitanda cya shobuja nkirareho hano ukirareho aba yidagadura nk'uri muri stade usetse se mabuja abasa waryama ute nyine wowe waryama hariya ureba hariya nanjye nkahita ndyama regura uzi ko wamunga ari seriye regura nabikoze ubikire kwanza bino biryo sibyo Zayi ntukajye umenyera bigeze kuri urwo rwego ngiye nkahita nanaryama nka gutya nkanaryama cyangwa nkahita regura nasinziriye mabuja buhankorera ikosa ryo guhita unkangura none nta naharaye na rimwe nese twaza kurarana ugahita utangira gusinzira asuri murajya he wabaye iki wowe akoze niwe he cyamasenye ni mwihurire ahe ndapfuye baratwica mabuja cyama mwihurire reka wowe nta n'ubwo bufite bw'ikisi habaye iki wamwihoreye ariko ukaryama wabaye iki akora niwo wanasaze ifate se izo yiryama nta benzi ryama mureke wihorere ryama mureke ntawe yifata mureke njye wabyikoreye ryama humura mureke gusa naba ngisinziriye wasanga ari no kutubona arakubona kurebera hirya iki cyumba ko nta kamera irimo nshaka uzi bose wowe cyakora nkuye muri muto ahubwo kanzimye kino gitaro akumamagara asa nk'amagara n'iki zubura cye ntabwo n'ikigo cyahabaye iki mabuja buriya nta n'ikibazo nta kibazo ryamusinzira mabuja
Erega tuza aho muradore gusangira na shobuja. Nabikoze neza. Wowe uzi no kurya kurenza shobuja maze nakurikiye n'akantu. yego sumva rero Mba nazindutse njya gushakira akantu hano handitse gute da. My love. Oya somye nabi. Wow, I love you. Hi, boom. Is in days. Ntabwo ari njyewe ntabwo nzi ikibazo kiri muri aya mapurize rwose. Serurasi ntabwo nararanye telefone niyo mpamvu ubona ntagufashe. Yaraye kwa Isayisheri kubera hano amapurize yarapfuye sinzi ikibazo cyabaye ahubwo no gushaka umutekinisiye akahakora. Urumva nyine Isayi yanze kumwangura ariko yaraye mu cyumba cyiwe kuko nawe hasigaye purize icagiwe. Wari umeze neza rero. akazi warampaye ni kenshi cyane kabisa kuko biragoye ariko twamuzirikana nizere ko isoko ry'itahagaze nkuko rikomeje gukora akazi kose. Isayisheri humura ndi kubikurikirana nta kibazo. Sawa turaza kuvugana nyine akazi aba ari kenshi mukundwa. Sawa sheri sawa akazi keza. Love you too. Ntabwo ni umwana burya nanjye hari gutya uretse rero nkwereka ikosora njyewe ndarangiye nyine mbona ko udahari hano hari intunginga narasibye hari kujya ntarakura umuntu aragutse. Yego ese Isayi reka nkubaze uramutse unteye inda twabigenza ute? Kujurira Ntahita nkujyana ubundi mu cyaro tugacika bose. mu cyaro rwose basi ntafite amafaranga wayirera. aha ko nanamurerara urabona uriya mugabo wanjye afite ubwenge bwo kumenya ko umwana atari uwe. ubundi reka mbere ubundi sindayigutera njyewe ni akazi gusa mureke ntacyo mureke we sindayigutera so wanasanga wanarayinteye. What? Ibi ni ibiki mbona mu rugo rwanjye kwa cacana? Ni karibu mbona mwicaranye muteruranye bimeza bitanga. Nta byadanje shiri nta byadanje. Nta byaki? Nta byadanje. Ko Imana nkubwije ukuri nta kintu cyabaye shiri. Je ngasanga umukozi aguteruye ngo nta byadanje. Ntabwo yaranteruye. Urarwaye mbimenye iyi ni burangare. Shari wanyumvishe ko ataranteruye. Iyi ni burangare ndi kukubaza. Wanyumvishe ukumva ukuri kwanjye shiri. Umva. Sinongera kubisubiramo. Mbona purake zawe. Ibyo bari kukubwira. Iyo gute? Ukora igihe mugira gusa. Sheri. Nukuri urakoze kutabara. Wiyame. Toka. Cacana sinjya nkorerwa bikora iki? Sinjya ndira inyama gutukura. Sheri wanyumvise. Nkumve. Sheri nagari nge wabiteye. Sheri reka nkubwire. Kuva ryari? Reka nkubwire impamvu Sheri banje. Sheri Isayi ni umwana mubi ku rwego utabyumva.
Ceruza ukuntu byatangiye. Ubundi Izayi yansanze ndi muri dushe nambaye ubusa. Sheri wanyumvise sheri. Umva. Sheri nyumva ntabwo. Tandukanya sheri n'ibishuko. Icara hasi. Wanyumvise basi. Icara hasi. Ukagabanya amahane nkakubwira. Cyacana ntabwo umuntu mpata amagambo. Icara hasi mbesire. Sheri wanyumvise bwari basi. Kuki utumvisha umuruho ngewe ngira? Nirukanka amahanga mpigira urugo. Usana ubuntu by'ubugoryi n'abakozi. Rambesire mwakoranaga ibiki? Sheri ntabyo kuki utazi. Bivuga wicaye. Toka. Sheri reka nkubwire. Nukuri kw'Imana sheri nkaba naguca inyuma. Reka nkubwire sheri. Ayo maso mbona n'umunaniro. Bituruka kuki? Sheri wanyumvise sheri. Sheri urabona ndi wo kuryamana n'umukozi. Nabitinyuka. Reka nkubwire ukuntu byagenze sheri. Nukuri guhita unkaramana n'umujinya ariko nyamara mfite ukuri. Nanga imbwa ndimbeba. Icara hasi tuvugane. Wanyumvise ukagabanya umujinya. Umva umunwa no guhaguruka bitandukaniye. Vuga ibyo uvuga wicaye. Karaho iriwa nk'abakuru baha. Reka nkubwire sheri ngaho nyumva basi sibyo. Izayi n'umwana mubi ku rwego wowe utatekerezaga kandi mbere y'uko ujya kugenda narabikubwiye. Yansanze muri dushe ndi koga amfata amashusho. Sheri nambaye ubusa. Urumva arangije araza arayanyereka kuri telefone yiwe. Nyine banze unyumve. Kuki? Wagabanyije umujinya ukanyumva. Noneho rero arambwira ngo nindeke ngo turyamane ngo nitutaryamana ngo amashusho yafashe ngo arayashyira ku mbuga nkoranyambaga sheri. Sheri ngahibaza icyo kintu. Icyo ntago kirenze mbanza ngubigosobanurire. Hari ubuyobozi wagombaga no kujya kuri polisi. Iyo mbese nimbusha amafaranga wagombaga kumamagara. None se wowe ubwawe ukabimbwira. Sheri ngayibaza uri nko mu kazi ukabona video bikugezeho ukabona ubwambure bwanjye kandi si wewe gusa waba wabubonye n'isi yose sheri. Sheri nari gukora iki? Urakoze kuza ahubwo urantabaye sheri n'ukururanta. Ngutabara kuki utagiye ku nzego z'umutekano? Uba undi muntu ubizi? None se sheri nari kujyayo gute? Telefone urabizi narabikubwiye ikibazo kiri muri iyi nzu ntago nakikubwiye. Hari n'imibare yakandi reka nyine nkubwire sheri kuki wahindutse? Kandi mbere narakubwiraga ukanyumva niki cyaguhinduye sheri? Yego disi. Hari imibare yafashe akanda muri telefone yanjye. Uzi yuko niyo umpamagaye tukavugana ibintu byose twavuganye Izayi yabyumva. Bikagutwara iki? Sheri wo ntago wumva ko twaseba. Kuba navuganye nawe ni igisebo. Sheri ngaho nyine basi inkorakora. Sheri wanyumvise. Inkorakora. Uko ibyawe na Izayi biri kundya ku mutima. Ntago ukinyizera. Umva mwamvogereye bikomeye. Sheri urabona ngeze ku rwego rwo gutinyuka kuryamana n'umukozi duhemba 2020. Niyo twamuhemba 10,000 cyangwa 100 byagenze gute? Mu kuri kwibi bintu ndashaka kukumenya. Shodo nukuri nta cyabaye ntacyo uwagereye igihe pe. Sheri wanyumvise ko ubuse nkwizere. Sheri nyizera nukuri nta cyabaye. Mwizere? Nta cyabaye pe. Jijaji. Ubu mwizere koko? Sheri umura ntago nabikora ntago nabitinyuka kuri urwo rwego nuko. None niki cyatumye Izayi yiyumvamo ko agomba gushyira ayo mafoto? Ariko ngewe narabikubwiye. Gukoresha ubukozi watoraguye nicyo kibi cyo gukoresha umukozi utaturutse muri company sheri. Hargira nkirabuheri yaturutse. Mbaje wayiraruye. Ibyo ujye unzanira ahangaha. Umva. Ibyuriya mukozi ngomba kubikurikirana. Sheri kihorere ahubwo genda ukirukana. Umva. Ngomba kubikurikirana. Banze uruhuke noneho ubitekerezeho ukirukane kagende kuko ejo kazanansebye. Hello? Hey. Afashe ite? Ni byiza. Noneho hari nanjye. Cyane ibyo bivugira wakwereka njyewe. Njyewe yarankuyemo umwuka se njye wabonye muturishije.
Eka sinzo yagenda byutse mbona yagiye sinzo yahopariye ntumbaze. Yenda nizisubiza kuguma mu mujyi tarigira mu cyaro. Ubwenge. Umbwire ko wamaze kugera mu cyaro. Ndi no kwirisha nanjye n'umuntu wundi wambuye. Muse nkaho nsigiye ndi kuba. Yego. Gusa urashoboye kweuza akazi rwose. Kuri yaba byari bikunda ukaguma hano ariko nyine byanze. None se nari kubigaragaza ntibanyice. Oya ntacyo mureka ariko sindi umwana ndajya muri cyagenda ajya guhamagara. Cyane Nyagasani nyine n'Imana yantabaye ariko bari kunyica. Uzwi yaragiye kumpuza umutwe n'imeza neza rero wari guhita uturika. Gusa njyewe ndagukunda pe nta kintu kiriho cyatuma dutandukanye. Ntabwo nuko wakoze ikosa ugahita ujya mu cyaro kandi uzi ko ari na kure yanjye. Itike yo si ikibazo ndajya nyakohereza itike si ikibazo rwose. Ariko ngaho iwawe gishobora kugira amakenga. Oya wana reka nkubwire sheri abagabo n'abana beza. Umusore abana ntamuturishije agatuza. Wana nukugikora muri urabwanwa kigahita kijebera. Samusoni ntubizi byamubayeho se. Ariko ntukajya umamagara amabuja ntabwo nakwiyamye. None se mabuja uri kurikura hehe? Oya wana ntuzongere kubikoresha sibyo? Reka nkubwire amafaranga hano si icyo nabuze aho kugira ube kure yanjye ndagufatira gito hano hafi. Ubu urabona ubwenge mfite aribwo gutuma uyu mugabo yamvumbura. Erega buriya abagabo n'abana beza. Cyagiye nagishimye mu bwanwa gihita kirahondobera nta no kongera gutekereza ibyabaye. Abagabo ni abanyantege nke cyane ntabwo uriya yabona imbaraga zo kumfata nk'ibibaho. Uvuze ngo iki? Ushaka kumenya ibyo uvuze? Haguruka. Yashirira gushirira iryo. Vimbere. Cyo ntaziwe. Nakoze iki se? Amagambo yose wavuze sinandi kuyumva. Ni ibiki se navuze? Ngo nta bwenge ngira. Ngo ndi ngo nta ntege ntambaraga ngira. Ngo murakodesha geto ngo ndi ikigoryi ndi iki. Ubusaha nawe barahansambanyirije. Ndavuze ngo iyo sura yawe yagize agaciro mu gihe wari ugifite agaciro muri urugo. Ukiri mutima w'urugo. Fite umutima nk'uwifuka. Toka kure. Nakoze iki se? Bakango. Ese buri muzahezwa hanze. Imbwa n'abasambanye n'ibiroso. Ubaka kakanya. Umeze nka shitani. Meze nka shitani se ni igice usanze Daimoni. Daimoni. Nyine ni igikina. Toka kure cyane se nyankorwa. Warega gukinga gutyo koko. Basi mereza nakamanzi. Seni wanyumvise koko. Sheri basi mbabarira umagaciro nk'umugore wawe nibura basi umene igitenge sheri ndacaye mu muhanda koko.
wanyumvise kuki utari kunyumva nkawe koko. Oh my god. Waba wifuza kwambara neza bigezweho aho cyose bakagutangarira? Igisubizo ni Musanze Fashion Shop. Muri Musanze Fashion Shop uhasanga amashati meza utasanga ahandi, amashati y'abagore, amashati y'abagabo, bikini, amatop, jogging, jumper ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Si ibyo gusa kandi kuko muri Musanze Fashion Shop wahasanga amapantaro meza y'abagabo, amapantaro y'abagore, amavest, costume z'abagabo, costume z'abagore, t-shirt z'ubwoko bwose zigezweho utasanga ahandi, imipira myiza cyane y'imbeho ndetse n'amakoti meza cyane agiye atandukanye. Musanze Shop urayisanga mu mujyi wa Kamembe mu nyubako ya Omega kuri floor ya mbere ku muryango wa 20. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 078 56 74 160. Murakaza neza muri Musanze Shop, uwambaye neza agaragara neza. Musanze Fashion Shop, igisubizo ku basirimu. We're gonna vibe in the morning. Give me good in the morning. Star, don't take on me.